ariko umuntu yamukagasenganya no kwamara ariko genda gato. Mwiriwe neza kandi muraho bakunzi bacu bakunda gukurikirana Imbata TV. Uyu mwanya twifuje kubagezaho amakuru yerekeranye n'iby'impanuka ibaye muri aka kanya mu murenge wa Gihundwe aherekera ku bitaro. Uyu mwanya imodoka ikoze impanuka igonganye n'umukanishi wari utwaye moto. Ni impanuka ikomeye cyane nk'uko namwe mubireba. Naha Nyagasani kubera ko umuntu yangiritse ku buryo bukomeye cyane. Uko mubibona ubu turimo dushaka kuntu ahangaha twaba turi kugira ngo dutabare tumujyane kwa muganga, ariko ntitwabashije kujyana nabo, ahubwo imodoka yari imugonze imujyanye. Mu kanya gato mu gihe twaba tugitunganya iyi nkuru kugira ngo tuyibagezeho neza, twumvise inkuru ivuga ko ngo bamugije kwa muganga ngaburirwa irengero. Gusa tugiye gukurikirana iby'iyi nkuru nuko byagenze, tuzabibagezaho ubutaha. Kanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho ku Mbata TV, kandi ni inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane rero mwe mukomeje gukurikirana Imbata TV, mutanga ibitekerezo byanyu mukadukurikira. Mugume murindwe n'Imana yo mu ijuru. Tuzasubira ubutaha. Kudukurikirana ni inkunga ikomeye cyane. Uretse wa genda gake. Uretse